Haleluya. Banje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ku bashyitsi nitwa Jean Damascene Ufite Gentil. Nkaba ari ngewe uyu munsi urubyiruko rwashimye ko tuganire ku ijambo ry'Imana. Ari mu masaha ya mu gitondo ndetse n'amasaha y'umugoroba turi bugire ibihe byiza. Imana ibagirire neza. Abamaze gusoma ibice Imana ibaha umugisha badusomeye ibice neza kandi babisoma byumvikana ku buryo mu rundi ruhande nta nubwo twakagombye kubisobanura cyane, ariko kuko umwuka w'Imana afite icyo yagendeye muri ibi bice ashaka kutubwira, niyo mpamvu nshaka kugira ngo tubiganireho mu minota itari myinshi. Batuganirije igice cyo muri Samweli wa mbere, mu gitabo cya Samweli wa mbere, igice cya 8 umurongo waho wa mbere kugeza kwa 22. Batubwira inkuru za Samweli ndetse n'Abisiraheli. Ubundi Abisiraheli mu buzima bwabo bwa buri munsi bari babayeho ari abantu cyangwa se ubwoko bwatoranyijwe n'Imana. Imana ibita imfura zayo. Nuko uko babagaho mu buzima bwabo bwa buri munsi bari bafite abacamanza babacira imanza uko bwije n'uko bukeye. Nyuma y'umutambyi Eli haje kujyaho Samweli. Niba mubizi neza, Samweli yarerewe mu nzu y'Imana kubera uburyo yavutse, biba ngombwa yuko mama we cyangwa se ababyeyi be bamutura Imana. Byatumye rero ntekereza ijambo tugiye kuganira, nsanga tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo kumvira biruta ibitambo. Kumvira biruta ibitambo. Ahangaha Abisiraheli babayeho Samweli abacira imanza. Igihe kiragera Samweli arasaza nk'uko Bibiliya ibivuga. Muri uko gusaza kwe ashyiraho abahungu be babiri, Yoweli ndetse na Abiya, ngo bajye baca imanza zitabera, bajye bacira imanza ubwoko bwa Isiraheli. Mu kubashyiraho we yumvaga ko bagomba gukora nk'uko yakoraga, ariko Bibiliya ivuga ko bo bagenderaga mu nzira zitandukanye n'izo Samweli yagenderagamo. Nuko igihe kimwe Abisiraheli bari bafite abasaza bakuru, birumvikana, barahaguruka bagenda babwira Samweli bati, rwose nyakubahwa mucamanza wacu, umutambyi mukuru, turakwinginze tubabarire utwimikira umwami, abahungu bawe baraturembeje. Nuko Samweli mu kubimubwira abitekerezaho cyane, kuko mu buryo bavugaga yuko bashaka kuba nk'abandi mahanga. Mubyumve neza, bifuzaga kuba nk'andi mahanga yabagaho mu mpande zibakikije. Bashakaga kugira umwami akabayobora, umwami akabereka nyine uko bagomba kujya babaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ariko Samweli yumvishe iryo jambo riramubabaza cyane. Rimaze kumubabaza, afata igihe arazamuka, afite ukuntu yasengaga, aragenda ahura n'Uwiteka. Ahuye n'Uwiteka ajyana agahinda kenshi cyane, abwira Uwiteka ati, erega Abisiraheli barashaka umwami. Uwiteka ngo aramubwira ngo genda ubakorere ibyo bashaka, kubera yuko ntabwo ari wowe banze, ahubwo banze njyewe. Imana tugirire neza. Ni ukuvuga ngo ubwoko bw'Isiraheli ntabwo bwigeze bwanga Samweli, ahubwo bwanze Imana yo mu ijuru. Abantu muri iki gihe, munyemerere ngende bihuza n'ingero zimwe na zimwe, ni ukuvuga ngo abantu muri iki gihe babayeho mu buryo bashaka kuyoborwa n'amarari yabo, cyangwa se bashaka kuyoborwa n'ibitekerezo byabo, bakareka kumvira Imana. Mu mikorere yabo ya buri munsi barashaka kugira ngo bagende uko imitima yabo ishaka, ntabwo bashaka kumvira Imana nk'aba Bisiraheli. Ngo nuko ngo Uwiteka abwira Samweli aramubwira ngo genda ubahe ibyo bagusabye byose, ariko ndakwinginze ubasobanurire uko umwami azabayobora. Mu nyuma
ikintu kitavuye ku Uwiteka uburyo kibaho. Uwiteka we mu mitekerereze yari afite ukuntu agomba guhindura ubwami bwa Isiraheli, yari afite ukuntu agomba ubwoko kubuyobora, ndetse we yari afite plani agomba gukora ku buzima bw'Abisiraheli. Ariko kubera kwihuta no gushaka kugendera ku marari yabo, Abisiraheli bashatse kwishakira umwami. Nuko barababwira ngo abahungu banyu ngo ntabwo muzongera kubatunga mu ngo zanyu, oya, bazajya bashagara umwami, ndetse amatungo yanyu meza ayo ngayo nayo umwami azayafata kuko niwe ugomba kuyajera. Hazamo kondisiyo zikomeye cyane, maze Samweli arabibabwira banga kumva. Hari igihe kigera abantu bakabwirwa bakanga kumva, bakabwirwa rimwe, bakabwirwa kabiri, bakabwirwa gatatu, bakanga kumva. Ukaba mu bintu runaka, ariko noneho ugashaka kugira ngo uyoborwe n'amarangamutima yawe. Mana itugirire neza. Ugasanga umuntu arashaka kugenda uko ashaka, arashaka kwiyobora uko ashaka, nyamara ibyo we agomba gukora Imana yamushyizemo ntabwo ari byo ashaka gukora. Nuko Imana ibaha umwami ari we Sawuli. Uburyo Sawuli yatoranyije sinshaka kubuvugaho kuko ni burebure, ariko ngo Sawuli yari umusore muremure w'ibigango mwiza, ngo ku buryo ngo mu buzima bwe nta wundi muntu w'Umwisiraheli wareshyaga nawe, ngo wasaga nk'ujya kumushyikira ngo yageraga ku rutugu rwe. Murumva yari umuntu n'ubundi utoranyijwe muremure. Ariko Imana imaze kubaha umwami, itanga Sawuli nk'umwami, ariko imwima kondisiyo, imwima amabwiriza y'akazi. Imana yima Sawuli amabwiriza y'akazi. Sawuli ajya mu kazi ariko adafite direkisiyo y'akazi, adafite nta cyerekezo yari afite. Muri makeya, tekereza baguhaye akazi ahantu, ukicara mu biro ukamaramo ukwezi, ukamaramo 2, ukamaramo 3, bataraguha icyo gukora. Birababaje. Umwami witwaga uw'Abisiraheli Sawuli, Imana ntabwo yigeze imuha icyo gukora. Ariko kubera ko Sawuli nawe yarebaga kure, ngo akimara kuza mu mwaka wa mbere, ngo yakoze agashya cyane, kuko ngo yabanje yica abarozi bose n'abapfumu ngo abavana mu icyo gihugu. Hari igihe umuntu afata initiative akarwana ishyaka kandi ryiza. Nuko ngo umwaka wa 2 ngo harimo ubwoko bwashakaga kugira ngo bujye burenganya Abisiraheli. Sawuli barabibonye, akimara kubibona ngo aravuga ngo ntago bikwiye yuko ubu bwoko bwaduhangara. Ngo afata ibimasa 2 arabitemagura. Amaze kubitemagura aravuga ati ejo nk'iki gihe utazatabarana natwe ndabarahiye nawe inka ze zizatemagurwa. Abisiraheli batangira kubona impinduka zo nyine z'ubwami, batangira kubona ko ibintu bidasanzwe. Niko byagenze. Imana iri mu ijuru iritegereza iravuga ngo ariko Sawuli atangiye kunkorera. Haleluya. Nuko ngo Imana iramanuka noneho itanga amabwiriza y'akazi. Amina. Nuko ngo imaze kumanuka imaze gutanga amabwiriza y'akazi, ngibwira Sawuli, iyo ukomeje ngo Uwiteka abwira Sawuli ngo nibutse ibyo Abamaleki bagiriye Abisiraheli babatangirira mu nzira. Igihe Abisiraheli bavaga mu Egiputa, Abamaleki babatangiraga mu nzira, ngo abasaza bakabica, abagore batwite bakabafombozamo inda, nuko ngo bakabagirira nabi mu buryo bufatika. Haleluya. Imana igira inzigo, ibika iyo nzigo yose, iravuga ngo nibutse ibyo bankoreye, genda ujya kurwanya buriya bwoko bwanjye kandi uburimbure kondisiyo, uvaneho bose kuko ntawe nshaka ko asigara. Imana igutegetse kuvanaho ikintu, iba igutegetse gukubura, ukavanaho ikintu kibi cyose, ukakivana mu byiza, ugashyira ibishimwa ukabivana mu bigawa. Abantu b'iki gihe ntabwo dushaka kuvana ibishimwa mu bigawa, ahubwo turashaka kugendera ku marari yacu, turashaka kugendera ku ntekerezo zacu. Ugasanga umuntu abayeho muri bwa buzima bwo kumva ko ari ikirangirire mu buzima bwe, abanza
kubangamira abandi. Munyemerere mbivuge neza, ni ukuvuga ngo mu buzima bwawe ukabaho muri karitsiye bari kuvuga ngo nguwo araje, aho unyuze hose bati ngo uriya araje, uriya noneho ntabwo tumukira. Imana itugirire neza. Imana ifite inzigo. Imana ifite inzigo yawe. Wowe ukomeza gukora ibigawa, ukabibwirwa rimwe, ukabibwirwa kabiri, ukabibwirwa gatatu, bikaba ubwa kane, ukanga kwisubiraho, ukumva uri igihangange, ukumva urakomeye. Imana ifite inzigo. Munyemerere ntabwo ndi bubatindire. Ndashaka kubabwira kuri uriya mugore bita Ananiya ndetse na Safira. Kuri uriya muryango wari umuryango wubagaho nk'uburyo bwubaha Imana kandi uko Imana ishaka. Ubundi intumwa za mbere uko zabagaho ngo zasangiraga ibintu byose, zigafatanya mu buryo bwose. Ariko igihe kimwe kiragera bagurisha isambu, bariganya Uwiteka, bazana uburiganya mu nzu y'Imana, bazanamo amatiku n'uburiganya bwose. Ibyo byose bamaze kubizana, nuko ngo Imana nayo irababara, kuko ngo bituye imbere y'ibirenge by'intumwa, barapfa barabashyingura. Imana ifite inzigo y'ibikorwa bitandukanye ukora, ukibwira yuko ihwanye nawe. Sawuli ntabwo byarangiye gutyo, kuko Sawuli amaze kujya gutera Abameleki, yaragiye ngo yireberamo ibyiza gusa, ndetse n'umwami byose arabirokora. Amaze kubirokora abijyana mu gihugu, mu bwoko bw'Imana. Afata ibiziraza kubivanga n'ubwoko bw'Imana. Afata amagambo, afata kubeshya, afata kuriganya, afata amashyari, afata ibyo byose arabizana abishyira mu nzu y'Imana. Imana itubabarira. Haleluya, haleluya. Imana ifite inzigo y'ibyo byose. Sawuli nawe yagiye ateshuka ku ntego Imana yamuhaye, yanga kumvira Uwiteka. Yanze kumvira Uwiteka, Uwiteka ngo arababara cyane, kuko ngo Sawuli ngo Imana yaramubajije ngo kuki wakoze ibi, inyuze muri Samweli. Ngo aravuga ngo nabonaga yuko ngo izi nka nzazitamba, ngo nabonaga ko ibi biri byiza, ngo ariko ngo nashutswe n'abantu. Urabeshyera abandi. Ninde wagushutse? Niba hari n'ugukoresha yaba yibeshya. Wowe tangira urebe inyungu zawe kurusha uko wareba inyungu z'abantu. Reba inyungu z'Imana, kuko Imana irababaye kuko utari kuyumvira. Ntabwo Imana ikunda ibitambo, kubera yuko yabwiye Sawuli ngo ibyo ngibyo ntabwo ari byo nashakaga. Haleluya, haleluya. Imana ikunda umutima umenetse kandi wumvira. Ndimo ndagana ku musozo. Uyu munsi ni umunsi w'icyumweru cy'urubyiruko. Ni icyumweru kiba cyateganyijwe na paruwase kugira ngo urubyiruko rubashe kwisanzura, mwabibonye, kandi rubashe no kwiga ijambo. Bafite intego iboneka muri Zaburi 119:9. Habanga umusore azeza inzira zate, ngo azazejesha kumvira Uwiteka, agendera mu ijambo ryayo, mu ijambo ry'Uhoraho. Ndashaka kugira ngo mbabwire zimwe mu ngaruka zo kutumvira Imana. Ingaruka zo kutumvira Imana rero, Imana irabanza ikagukura ku rutonde, ukava ku rutonde rw'abizera, ukava mu gitabo, ukava ku rutonde. Muri Matayo 7:21 haravuga ngo bavuga ngo mwami mwami, ngo si bazinjira mu bwami bwanyu, ngo keretse ukora ibyo njyewe nshaka. Haleluya, haleluya. Icyo gihe uva ku rutonde, kuko kwitwa ngo uri umuririmbyi ntacyo byamara, kwitwa ngo uri umuvugabutumwa ntacyo byamara, kwitwa ngo urakomeye mu itorero ntacyo byamara.
icya mbere ni uko wowe ugomba kuba ufite umutima umenetse Imana yishimira. Icya kabiri mu ngaruka zo kutumvira Imana, urarya ntuhaga. Haleluya. Urarya ntuhaga kuko ushaka n'iby'abandi. Ushaka n'iby'abandi. Urarya ntuhaga, ushakisha iby'abandi. Muze kubisoma muri Mika 6:14. Ni ukuvuga ngo uhora ufite umutima urehareha ushaka iby'abandi. Uvuga uti pasiteri yicaye kuri iriya ntebe nyamara nanjye nayimukuraho nkayicaraho. Reka nkubwire, birakorerwa, biraharanirwa. Nta gupfa kuza gusa ngo uhicare. Itonde, kuko n'uwo mwanya n'ujya muzahuramo n'imivumo. Ntabwo aba ari uwawe. Birakorerwa. Uzarya ntuzahaga. Ariko icyo nkundira Imana, hari inyungu zo kumvira Imana. Haleluya. Hari inyungu zo kumvira Imana. Iyo wumviye Imana ushyirwaho ikimenyetso. Amina. Wandikwaho ikimenyetso muri Yohana 10:27 ngo inama zanjye ndazizi, ngo zumva ijwi ryanjye nanjye, ngo kandi ndazizi. Haleluya. Iyo wumviye Imana uterwaho ikimenyetso. Iyo wumviye Imana ushyirwaho kashe. Iyo wumviye Imana, Imana irakwemeza ikakwemeza n'abandi. Haleluya. Ingaruka nziza zo kumvira Imana nizo ngizo. Inyungu ya kabiri rero, inyungu ya kabiri, iyo wumviye Imana urindwa n'imbaraga zitagaragara. Urindwa n'imbaraga zitagaragara gute? Nukuvuga ngo ni hahandi bagutera amabuye, ariko kuko Uwiteka guproteje ukagumya ugahagarara. Haleluya. Reka mbabwire, iyo wumviye Imana imbaraga zitagaragara zirakurinda. Barakuvuga ntacyo bigutwara, baragukubita nta guhabara. Hari umugabo nkunda cyane bita Stefano. Stefano bamuteye amabuye ararangira kugeza apfuye, ariko kubera gukiranuka. Amina. Haleluya. Haleluya. Urindwa n'imbaraga zikomeye. Babyemera babyanga, urindwa n'imbaraga zikomeye. Yuvuga ngo mu mutima wawe uvuga ngo ngewe ndindwa n'imbaraga zikomeye, ntacyo bazantwara. Iyo wumviye Imana, ndashaka kukubwira ko ijambo ryose uvuze Imana irifata nk'umwanzuro. Haleluya. 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 Iyo wumviye Imana, ijambo ryose uvuze urifata nk'umwanzuro. Irifata nk'umwanzuro kuko ijambo ryayo riravangwa, abo muzavuma nzabavuma. Yego. Abo muzahesha umugisha nabo bazawuhabwa. Jya watura amagambo meza. Kumvira Imana bituma ijambo ryose we watuye rifatwa nk'umwanzuro. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Ngo bazaterana ariko sinjye uzaba mbateranyije. Imana itugirire neza. Mbese n'iki wifuza uyu munsi Imana yagukorera? Ko Imana yagutumyeho kenshi, ko Imana yakwegereye kenshi, ko Imana yakurasanze mu nzozi, n'iki wifuza uyu munsi kugira ngo Imana igukorere? Nese ni byiza cyangwa ni uwo muvumo kugira ngo kugeraho? Nagira ngo ngutangarize ko Satani si umunyabwenge, kuko ubwenge nyakuri buva ku Mana, ahubwo ni umuriganya, ni indyarya, ni umushukanyi, ni umubeshyi, yuzuye ubugome bwinshi. Arashaka abo bazafatanya kurimbuka, cyane ko azi ko ari byo ategereje. Niyo bituma adahwema gushakisha uko yayobya intore z'Imana. Imana ishimwe ko Yesu yamunesheje, bityo muri wo duhabwa kunesha kose. Satani ntakwiye kuduhagarika umutima, ahubwo dukwiye gukomezwa n'intsinzi yabonetse i Golgotha. Yesu yaranesheje, Satani ahita agena uburyo bworoshye bwo kumutsinda ku bantu be. Ni ukugandura Imana, nayo ishyiraho ubundi buryo bwo kugira ngo natwe tubashe kuyegera. Ni uku i Golgotha amaraso Yesu Kristo arameneka kugira ngo uyu munsi njyewe nawe duhabwe ubugingo buhoraho. Tuzeza inzira zacu gute? Tekereza mu mutima wawe, ese weza inzira zawe
uko Imana ibishaka, cyangwa urashaka kuzazanirwa umuvumo nk'uwa Sawuli? Muhaguruke dusenga Imana. Mana, ndagushimye kuko uri Imana nziza. Ndagushimye kuko ibyo uvuga urabisohoza, kandi ibyo ushaka nibyo bibaho mu isi, kuko izina ryawe ari kandi izina ryawe rikomeye kurusha amahanga yose. Mana, turagushimye kuri uyu munsi kubw'ijambo ryawe wongeye kumanura kugira ngo tubashe kukumvira. Reba imitima yacu yagiye kure, ndetse twakoze ibyangwa n'amaso yawe, twihangira izindi mana mu maso yawe. Twemerera Uwiteka uri mu ijuru, wongere uduhishurire ubwiza bwawe tubashe kukumvira, kuko kukumvira twabonye ko harimo inyungu nyinshi. Nyemerera Mana, buri umwe wese mu mutima afite icyo yakubwiye, kandi ufite icyifuzo wese ugisubize kuko uri Imana. Urakoze, tugukomeye amashyi kuko urayakuye mu izina rya Yesu, amen. Dukomeze dushimira